mukenya mwakabawe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga. Tujye kwakira undi munyarwenya w'umuhanga witwa Dudu. Ladies and gentlemen, amashyi cyane twakire Dudu. Yiriwe yitwa Dudu. Shimye Imana ko nongeye kugera hano. Kenisi ko yaje akaza abakobwa bezara. Ngiye ikintu nakunze mu rugo ni mu Mutara. Nakunze ukuntu abakobwa b'i Kigali bari sexy. Nyine niba nabyita gusirimuka. Umuririmbira akaririmbo k'imitoma keza akagafiringa wumva ko ari namaje kanarira. Mubara akaririmbo kavuga ngo byakoroha guhindura inyanja ubutayu, he byakoroha kubona ifiguruka mu kirere. Urabyumva ko ari maje ako umwana akabifiringa. Njye nyabwishongwezi wacu naririmba uyu mwana akaririmbo ka Meddy. Uhumiriza undebesha amaso y'umutima. Ahita ahumiriza ngo ko nakubona. Ako umva nk'ibintu byose mba naje nkavuga narasuhuza umukire Kenisi. Uzi ko Imana yamana. Imana ishimwe gutse. Mwese n'ubwa mbere nawe nifotoranyije n'umukire. Hari ikibazo kanica ubukene bwo mu rugo. Noneho papa naganyira. Hari ijambo Uwiteka yakuvuzeho uyu munsi rirasohoye. Irukana daimoni w'ubukene. Bajyaga bambwira ko Kenisi ari umukire ariko ngo yabaye na pasiteri nkabihakana. Urahanuye. Ndaguhanuriye kandi icyo nkubwira ni kimwe, singuhaye amafaranga. Uretse kugenda boss, uretse kugenda niweho wizanya. Kenisi muremera ko ari mu bantu batorotse ubukene. Ubu ikintu cyerekana ko umuntu yatorotse ubukene ni iki? Kenisi ni pasiteri amaze guhanura. Ni umukinnyi wa filime, ni umuhanzi, ni umujaji, afite resitora. Ibyo byose yarabikoze arakira. Amaze gukira ashinga ikipe. Ikipe yishinze kubera akantu k'ubukene kamurimo kumva ko bamugavura. Ikipe niwe manager. Wimbeshyera abantu bareba. Ni umuvugizi. Nta mu manager uri hano wa Gasogi. Nahaguruke bamurebe diswe. Ni umuvugizi. Ako niwo ukuriye fan club. Yarakomeje arakira. Ashinga televiziyo na radio. Kuri televiziyo ye kugira batamugavura niwe manager. No kugira ngo nababandi wasira twadufaranga tukwama buriya mutabarukura mubangamira. Ni n'umukozi usanzwe. Ako ngiye Kenisi by the way naragukunze kubera ko ikintu nagukundiye cya mbere uri umukozi. Ibaze ko Kenisi kuri radio ye ajya akora kibagirwa ko ari nyiri radio. Weje undi yakamwe na Mutabaruka bari gukora aranje Mutabaruka. Ndakumva. Cyaho ujye ubivuga nari. Ngiye kuba Mutabaruka. Reka nkubwire rero wa mugabo. Harya witwa nde? Yitwa Dudu. Witwa Dudu. Nitwa Dudu. Niwe Dudu. Ngiye Dudu. Reka rero nkubwire. Nucunga nabi nakura kabura. Nakugira inama. Reka nkubwire ngiye kubacira umugani gira ngo nta bato bari hano. Hari umuntu umwe yavuze ijambo rikomeye. Arakubwira ati nugenda genda ugaca ku iroge ukabona umuntu wabyaye impanka ava yacumbagira wowe isugi ntuzahaca. Rero nyikururira aha ngaho urambura. Kambabarira ngaho. Wese kutumye nzibagira. Ubusurishimye ko ngiye gushya. Iki story nyisoze none ninshake nkabure. Noneho ati Mutabaruka.
ati ndakumva, ati sidukuze. Mutabaruka ati turakuze ariko ni wowe ukuze cyane, mu Kenisa aho yanguranduta ngo yangu niwe mukuru ngo ngo ariko ibyo katurika ariko turakuze. Ndati turakuze. Tumutabaruka buriya dukoze cyane niba twongera umushahara tukazajya muri pension neza. Mutabaruka ngo ntahinzi kari wowe umemba. Urakoze cyane. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung A250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung A250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. Ukinga hongera inyana ubwatsi, ukinga hongera